Turasuje cyane kandi twizere ko mumeze neza cyane aho mwese mu bice bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na Pike Deson. Pike, umeze neza? Twari tumeze neza, reka dusuhuza abadukurikiye ndetse tunishimira umwanya muremure abantu bagira mu kutuganiriza ndetse no kutugira inama. Reka tunashimira abadukurikira. Hari n'abantu twaganiriye kuri projet y'ibintu by'ibijumba, abenshi nabonye twagiye tuvugana. Ndaza kubakorera groupe still negotiating with the Chinese, ndacyamvikana na Mushinwa kugira ngo mubeho nanjye mbeho. So we have to live, tugomba kubaho twese. So twagiye rero Kenny, ufitiye inkuru kuri munota yihutirwa cyane. Yego, Pike, twinjira mu kiganiro cyacu ku munsi w'ejo twagiye tubona inkuru nyinshi zitandukanye ko muri Cote d'Ivoire hashobora kuba habayeho coup d'etat, tubona amashagenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo twinjire mu mirongo migari ndetse ku buryo burambuye. Amakuru yaracicikanye koko amaze iminsi atari gucicikana, ariko impamvu yabayeho icyo gikuba cy'ayo makuru ni kubera urana rimwe na rimwe hari igihe tubona amakuru atavuye kuri source, atavuye aho agomba guturuka, ba nyirayo ntacyo bayatangajeho, akaba ari amakuru matoragurano. Iyo tuyatoraguye rero rimwe na rimwe twemeza uko kuri kw'ibintu, ariko bikagera n'amarangamutima y'uko abantu ariko babishaka, ariko nta coup d'etat yabaye hariya muri Cote d'Ivoire. Ahubwo ikintu gihari cyanatumaga tunatekereza n'abandi bantu bagatekereza ko coup d'etat ishobora kuba yaba, ni ikibazo Kenny gikomeye. Kubera ko mu gihe ibihugu birimo Niger, birimo Burkina Faso, birimo na Mali, aho tuvugana gutya birimo na Algeria, ubwo nayo yamaze kubizamo. Kubera ko nayo 60% ibintu byinshi by'amahanga ntago bari kubyemera muri Algeria. So rero bino bihugu kubera umubano utari mwiza bifitanye n'igihugu kino gihugu turi kuvuga cya oya, ntago ari igihugu cy'Ubufaransa ndi kuvuga. Cote d'Ivoire turi kuvuga. Ndi kuvuga ya Ivory Coast. Urumva gifite intuze ebyiri cyari kirimo kiranshanga, ariko ntaribi. Bigiye baho n'ejo bundi hari minisitiri babajije ngo ufite izihe projet z'urubyiruko, aravuga ngo ngiye ngo mfite projet z'urubyiruko ngo kubashakira akazi, ngo imirimo ngo ihana na $1,800,000, ngo ubwo urubyiruko rwose ngo ntabwo ruzabura akazi. Baraje umunyamakuru ambwira ati noneho tubwire imirimo yenda ya mbere 10 mu yo bazakora. Ahita areba muri kamera ngo no mugande byaranshekeje cyane. Byaranshekeje rero. Urumva kino gihugu cya Ivory Coast, yego, iki gihugu cya Ivory Coast nayo nabaye nka minisitiri ngo yabaye muri kimaze iminsi myinshi cyane kidafitanye umubano mwiza n'igihugu cya Burkina Faso. Yego, kino gihugu cya Cote d'Ivoire. Ariko abanyamerika kubera ko bigize indeberezi bigize inshanutse cyane mu kugaragaza ko bo ari bo jisho ry'isi barebera n'ibindi bihugu bitabareba, bashatse gukora base. Ntago ari project yatangiye uyu munsi, ni project yatangiye last year mu mwaka wa 2024 mu kwezi it was June, mu kwezi kwa gatandatu niho iyo project yatangiye. Hanyuma itangira ari project y'uburyo bashobora kuba bakwinjira biriya bihugu birimo bya Saheli, ariko bakabyinjira kubera ko byo byavuze ko bidashaka umubano cyangwa ikibihuza n'umubano wabyo n'abanyamerika cyangwa n'abafaransa, muri yo kureba nyine babashe kwiyubaka, nta wundi muntu bari inyuma basunika, baba bakeneye gukura. So rero Amerika yatangiye project yo kugira ngo yinjire hariya muri biriya bihugu, ariko isanga nta buryo izahinjira. So rero ejo bundi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 4 2025 nibwo bohereje uriya mugabo Michael Langley, nibwo yarariyo. Ariko iyo nkuru yakomeje kugirwa kept hidden, yakomeje gushyirwa mu buhisho kubera ko ntago yari yakoze icyo bita official visit. Yari visit ishingiye kuri cooperations z'uburyo bwa gisirikare, ariko itari official. Sinzi rero ko byumva, ntago yeze itangazwa cyane. Zari tariki 24 z'ukwezi kwa 4, yego, n'umwaka gushize. Hanyuma ku itariki 5 z'uku kwezi nanone kwa gatanu, yego, ubwo urumva kuva ku itariki 24 kugera ku itariki 5 y'iminsi hagati y'9 n'10. Ku itariki 5 nibwo Africa Command Post bapostinze ko ba Michael Langley yagiyeyo kugira ngo bajye kuganira na President Alassane Ouattara, yego, w'igihugu cya Ivory Coast, baganire kuri byinshi bijyanye n'uburyo hashobora kuba habaho uburyo bwo kureberera ikirere cyo muri kiriya gice kubera ko kirimo ibyihebe byinshi.
bashyire military base y'amadrone. aha bashyire military base y'amadrone kubera ko hariyo ibyihebe byinshi. Ibyo byihebe bakaba bavuga ko byinshi biri mu gihugu cya Burkina Faso, biri ku mipaka hariya, biri muri Burkina Faso, biri muri Burkina Faso. Urumva nyine ni uburyo bashaka kugira bavuga ati twebwe tugiye kurwanya ibyo byihebe kubera ko twiyemeje ko ahantu hose hari ibyihebe tugomba kujyayo. Yego, kandi ibyo bita kwiha imbaraga kurenza igihugu cya nyir'ubwite kubera ko ntago bisaba Amerika gusaba ibihugu cooperation igihe byitwa ko ibyo bintu ari ibyihebe. Yego, kereka igihugu gikoranye n'abo bantu babo kikavuga ati ubwo ngo twe tubambuye kuba mutakiri ibyihe muri abaturage mushyira intwaro hasi. Ariko bitagenze gutyo habaye icyo bita power over country, kugira imbaraga hejuru y'igihugu kugira ngo Amerika ijye kurwanya ibyo byihebe. Izo drone akaba zigiye gufasha ngo Amerika kugira ikore surveillance muri kiriya kirere kubera ko harimo harazamuka tension y'ibyihe bishobora kuzateza ikibazo ngo gikomeye ku isi. Iyo niyo mitwe nyine yabajyanye, ariko tukireka kwirengagiza ko Michael Langre wo ngo wagiye hariya muri Ivory Coast muri Cote d'Ivoire. Yego, mu minsi yashize niwe muntu nanone twabonye arimo aravuga ngo perezida w'igihugu cya Burkina Faso akeneye gukurwaho kubera ko ari gukoresha imbaraga z'amabuye y'agaciro n'ibindi kugira ngo abashe gukomeza gusigasira ndetse no gusigiriza ubutegetsi bwe bw'igitugu koresha imbunda. Yego, ariko none ikindi kintu pike hariya ku mipaka Mali, bwo Niger ndetse na Burkina Faso barimo baravuga ko hari imitwe y'abajihadiste ba Al-Qaeda. Iyo mitwe ni ikeneye kugira ngo irandurwe. Abo ni ba nyiri igihugu bavuga gutyo, ariko bazi ko bazabikemurira. Abo bantu rega bumva ngo ni ibyihebe byabaye ibyihebe, ariko n'abaturage n'abanyagihugu aho kangira ngo kumva n'abaturage kuba ari abaturage n'abanyagihugu bakaba ari ibyihebe. Rero iyo ni gahunda ya politike y'abihugu bya Sahel igomba gukora kugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage babo, babakure mu bwihebe bagire abaturage basanzwe. Kubera ko ikintu cyatumaga baba ibyihebe cyagiye cyuvaho, benshi bavuze ko ari ubuyobozi bwari bugiye buriho bwagiye banziriza ubu buriho butigeze bubasha kubumva. Abarokora ngo babereke ko bari kubumva, bashyizeho gahunda y'uko bagomba guca ibintu by'ime passports, amarangamuntu, bose bakigira igihugu kimwe. No kwambuka kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi nta visa bagusaba, nta nukubaza ngo uzamara igihe kingana iki. Bari gukora nk'iriya gahunda yo mu Burayi n'ubundi. Kuba uturutse muri Burkina Faso ujya muri Niger, ujya muri Mali urigendera. Ni unity bo bari gukora, ni unity yabo, ndetse n'ifaranga bashaka kurihuza ryabo rikaba rimwe. Yego, ndetse na ritme iyo bita the anthem, the national anthems, baragira ngo indirimbo ibareze igihugu ibe imwe, kibe igihugu kimwe. Yego, banashyizeho n'ikigega cy'ubukungu pike uribuka ko kimwe. So rero bo mu mikorere bari gukora, Amerika iri kubona ko byanze bikunze bagira imbaraga, kubera ko burya tuvugana biriho gukora bitatu bimaze kugira miliyoni 72 z'abaturage. Hanyuma ugasanga n'abandi bantu benshi byinshi byo muri Afurika ndetse no mu Burayi bari gushaka kujya gukora muri biriya bihugu. Yego, bikaba biri gutera ubwoba Amerika ko ishobora kuzashiduka ari iyo bita the Nation of Union. The Nation of Union abari cya gihugu gihuje abantu benshi batandukanye nka kuri ubona Amerika imeze. Na Amerika avuga ati okay, abandi benshi baramutse bakomeje gushaka kujyayo, kiriya gihugu cyazamuka ko cyagira abantu bafite ibitekerezo, kikagira abantu bafite ubushobozi mu kureba no gusesengura, bikaba byatuma twebwe dushobora kuzajyayo dutinze, twakabaye dutandukanye bari abaturage hakiri kare. Yego, ariko none ikindi kintu pike urabona abantu bagabo Michael Langre kuza muri biriya bice, ndetse bakanavuga ko bagiye gukuramo ngo kuboko k'Umurusiya n'Umushinwa. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubone ko ikomeje kwigira umugenga wese, ndetse ikomeje no gucreatinga n'ibyo bintu. Urumva n'irambe twavuga ngo ni y'abayisilamu y'abajihadiste, urumva nibo bagira uruhare mu gucreatinga n'ubundi iriya mitwe. Twarabibonye rega muri Syria, Yesu amugira umutagatifu. Yesu amugira umutagatifu uriya yitwaga niba ari Abu Muhammad al-Jawlani. Yahinduye amazina yitwa Ahmed Sharan. Yego. So Ahmed Sharan. So urumva bahinduye amazina kandi nicyo bintu rwose, n'abandi bantu batangiye mufata nk'umutagatifu, ariko yari ikiye abanyamerika banamuhiga hasi hejuru kubera ko ntago yari yakoze ibyo bashakaga. Yego, bamuremye kugira ngo bafatanye gusenya Iran. Iran ntiyasenyutse. Agiye wabo rero bavuga ati byaga bikore runde kugira ngo atazajya kuvuga ibyo twamuvugiye, ibyo twamubwiye ko azakora, reka tumugire umutagatifu yenda turire na hano n'ubundi kuko hari amavuta. Yego, akaruzi niko kubareba. So rero uyu munota tumaze kubona ibyo byihe kenshi biremwa nabandi. Ni mpamvu babirema no kugira ngo kakaboko kabo kagende kegera hahandi biri. Kubera ko bavuga ngo ibyihebe bihari nta jambo tuvugana n'igihugu, turi kwanga ko byakwaguka bikaba binini. Bikaba bituma muri iyo control y'amadrone, base y'amadrone bagiye gushyira hari
ari ukugira ngo izo drone zabo ziba ziri mu kirere zikaba zitemerewe kurenga umupaka ariko zikure n'amakuru ari mu wundi mupaka mu kindi gihugu bari muri Cote d'Ivoire bihana imbibirega na Burkina Faso. Yego karega batezaga umutekano muke muri Burkina Faso baturukaga muri biriya bice. Cote d'Ivoire nicyo gihugu ubundi kikiri ikigambanye cyangwa se kiri mu maboko y'umuzungu. Ntago rubaho niyo kiri mu maboko y'umuzungu. N'ubundi kuva na kera kiri mu maboko y'umuzungu impamvu ni igihugu kimwe cy'abanyafrika gifite amazina abiri y'abazungu. Harimo Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire. Ivoire ziriya nizo ivory n'ibiriya bintu biva bimiringa biriya biva mu mahembe y'inyamaswa n'ibindi. Iryo ni izina ry'abafaransa. Yego. Ni igice kirimo ivories nuvuga ni Cote yuzuyemo ivory. Cote ni uruhande ni français byo bita Cote. Noneho d'Ivoire Ivoire ni kinimiringa biriya bintu biva mu miringa mu bintu by'amahembe y'inzovu amahembe y'imbogo n'ibindi. Wagaruka ukasanga mu cyongereza no bafite izina ryabo bise icyo gihugu. It is Ivory Coast. Ni igice kirimo za ivory gusa kandi kikaba kiri hehe kuri coast. Kiri kuri coastline kiri ku butaka kiri ku nyanja gikora ku nyanja. Kiri kuri coastline. Aho kantu turi kumvikana neza. So rero igihugu kiracyari gikolonizwa kugeza no kunyito yuko cyitwa ni gikolonizwa. Ese pike kira gihugu ubwo bizagenda gute nyuma yuko ku munsi w'ejo twaje kubera ko n'uyu president uriho ubwo tukabona ko abaturage ushobora gusanga baba bifuza ko ubutegetsi bwakabaye buhinduka kubera ko nimba igihuha cyaraje kigatangira kuri Twitter ndetse akavuga ko bamaje gutera coup d'etat president wari uriho ariko iyo nkuru tukaza kuza kubona ko atari inkuru ya nyayo ubwo ibyo niba bivuze ko n'ubundi abantu bifuza ko iyo coup d'etat yakabaye ibaho. Abaturage benshi bo muri Afrika hari ibihugu bimwe usanga badashaka abayobozi babyo nk'uyu ntago aruvuga ngo amaze imyaka myinshi kurenza n'abandi ariko narayimaze kubera ko amaze imyaka 16 ku butegetsi n'iminsi 16 imyaka 14 ku butegetsi n'iminsi 16 urumva nawe urumva amaze iminsi arasani watara ariko ntago twe tureba ngo iminsi amaze niyo myinshi cyane ubwo turi kureba muri iyo minsi amaze we yakoze iki iyo turi kureba ibintu byakozwe turabibura kubera ko niyo byebe bitera mu bihugu byose bitesha umutwe bandi baturanye biturukaye muri Cote d'Ivoire. Kandi ibintu byose bisarurwa muri ibyo bice kubera ko nka Burkina Faso ni igihugu kiri landlocked byose byacagaye muri Cote d'Ivoire. Akantu kagendana so niba ariho byacagarira abaturage benshi bo muri biriya bice ntago bumva ko bakwifuza Cote d'Ivoire yakomeza kuba nk'icyambo kandi nk'inzira icamo ibintu byasahuye mu bindi bihugu bituranye bari bwifuzuye kudeta. Yego ariko none ikindi kintu pike uribuka ko mu minsi yashize twabonaga abaturage bari kugenda bigaragambye bavuga ko badakeneye umuzungu uvuga ko Ibrahim Traoré ari umuntu mubi ahubwo bazabanza bagangana n'abaturage. Icyo gihe baravugaga bati umuntu uzashaka cyangwa se uzatanga inzira ku muzungu kugira ngo baturwanye azaba ari umwanzi wacu. Ese rero nibishobora kwihuza ugasanga n'ubundi bigize uruhare mu kintu bashobora gutegura nka coup d'etat muri kiriya gihugu urumva biriya bihugu n'ubundi ni ibihugu byegeranye ndetse n'ubu nabo baregeranye. Iyo ni imwe mu mpamvu Amerika yagiye gukora deal ntiyahita ibishyira ku mugaragaro kubera ko yasanze bari abaturage n'abantu badafite icyo bahomba cyane ku buryo kugira ngo bajye gutera mu gihugu cy'abaturanyi abaturage batezaho imyigaragambyo kandi gakomera. So rero niyo mpamvu Amerika yabanje kuvuga ngo okay niba ari uko bimeze reka twe dukore deal zacu mu ibanga tugire surveillance kuko ibyo byihebe bashatse banabitera ninjoro drone regana ninjoro zirarasa. Kandi ntabwo wajya kuzishinja utazibonye. Yego. Kandi rero zira drone ishobora kurasa hari drone ushobora gusangayo ishobora kurekura igisasu ushobora kugera milimetero bitari munsi ya 200. Nubundi bari muri Ivory Coast bashobora kurasa muri Burkina Faso. Ariko muri Burkina Faso nibarase kuri leta. Bakarasa mu bice birimo abo bantu bitwa ibyihebe. Ibyo byihebe byamara kuraswa bakagaruka bakabyegeka kuri leta ya Burkina Faso. Kwisha abaturage nk'ejo bundi arabonye avuga ngo Burkina Faso President Captain Ibrahim Traoré ngo yisha abaturage. Yes ngo abaturage bagera mu 130. Iyo ri propaganda politique nuko rundi babigenza. Kandi icyo kintu cyose bari gukora kuzenguruka no kugira ngo baze bagere hehe hafi ya biriya bihugu kugira bashe kubisenya bitariyubaka. Yego ariko peke tugana ku musozo urumva ino nkuru n'undi yavugaga ko icyo bifuza ndetse bigaragara ku maso yacu biriya bihugu n'undi biri gukorana n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Amerika n'undi kikomeje kugenda kuri ibyo bihugu
bira bihugu byifuza gufasha abanyafurika kugira ngo bagire uburyo bashobora kwigobotora umuzungu byo bizarangira gute se nibizananirwa urumva ko Amerika n'undi bimereye nabi Erega bira bihugu na Amerika nitabimerera nabi nuko nabyo biri muri second part ibyo bita tuvuga biri muri third part of agreement nako biri muri second part of the agreement kubera Amerika nibanza kugira the first party nabyo bikaza ku cyiciro cya kabiri nagira nkubwire ngo byo bira bihugu biramutse baye ku cyiciro cya mbere nta nubwo twahumeka na Amerika ntago ari nziza nimbi cyane ariko icyo nakubwira cyo mu makuru mfite yewe bira bihugu biramutse baye bya mbere nta nubwo twahumeka. That is a reality fact and reality check kugira ngo turebe ko tutanahumeka tubanza kureba ngo abo banyamerika nubwo ari bari ko batwakira bate none bira bihugu byo bitwakira bite turebye ku Bushinwa bufite population ya miliyari 1 na miliyoni 460 no munsi mu Bushinwa nta na rimwe kwijana ry'abirabura babayo nta nubwo baguha nationality niyo umwana we yahavukira ntago agira nationality Amerika turi kuvuga ifite 17 kwijana by'abirabura kandi uvutse ni utavukira muri Amerika uri umunyamerika aho wavukira hose ku isi baguhera iyo nationality y'abanyamerika yego aho kandi turi ukagendana Uburusiya turi kuvuga ntago baguha nationality gutyo bemeye kuduha nationality ejo bari ko bari mu ntambara bari gukubitwa yego nibwo bavuze ngo muze kandi nabagiye nabo baragarutse baratubwira ati nitwe bashyiraga imbere ku mirongo ngo turaswe mbere baragarutse abahungu bamwe bo muri Zagana kandi nabo bakaza ku nzira y'umusaraba baratorotse ubwo urumva abapfuye bataje kuda statement yabo ni benshi yaba dufata akadushyira ku murongo w'imbere. President Putin Vladimir yemeye kuvuga ko Bibiliya ya nyayo yabirabura yari ihari ari uko ari mu ntambara imyaka yose ko yari ayifite kuko atabitubwiye rega icyo ni ikintu abanyafurika mukeneye gutekereza mbere ko mujya gufata uruhande kwe imyaka yose yabayeho yemeye kutubwira ko amaboko yose yandi y'isi yari iringiye amuvuye avuga ngo abanyafurika kuko aziko twebwe akunda kutumanipira biciye muri Bibiliya mwiyobokamana aravuga ngo bano abanyafurika reka mite mbabwira ko Bibiliya yari ihari ese byose ibintu byo baga printing iminota 3 bigasohoka ari ibitabo guprinting ari bisaba iminota ingahe printers ari machine n'ama designer printing ibitabo bigasohoka nk'ibintu bimaze imyaka byarasohotse ibyo byaraneze icy'abantu koko keni ahita ngo bino byose reka tubereza abanyafurika dusigning out topic iyo nindi topic tuzabiganiraho mu buryo burambuye igihugu cy'Ubufaransa keni abirabura bariyo bangana 5%. Cyo ni cya kabiri mu kugira abirabura benshi. Hanyuma Uburusiya nago bufite nabirabura bangana na 1%. Aho bantu uri kumva ari uko badukunda cyangwa nuko no musari cyo bashaka kudukuraho. Kandi n'ibihugu bikorana na leta zungu za Amerika abirabura babisanga cyangwa se usanga bajya yenda nubwo batinda kubona ibyangombwa nko mu Budage ushobora kumara imyaka 10 utarabona ibyangombwa nibyo. Ariko mu Bushinwa amara imyaka 50 bataraguha ibyangombwa. Niko kuri. Bataranaguha na visa yo kumara imyaka irenze 10. Yera muri bihugu bashobora guhana visa ndende shobora guhana iki na working permit ishobora kulastinga longer nabyo biragoranye kuko bose niba bipe nta satani nziza nta imbere ko ngo jugunye umugore ngo uva ku mugore ngo ugugune gufka ukaza nurimira burundu natwe rero nige kubwira abanyafrika mu kwezi kwa kira bwani daimoni twebwe tuzi twebwe iruta agaciro ya daimoni tutaramenya kuko tutaramenya tutarayigaho tugenda ku bishuko byayo kuko ibyo bihugu byose bitwemera no munsi kubera ko nabyo byashozwe intambara nta ntambara bifite bari twari kubimenya yego turagushima cyane peka mugire byiza turakunda cyane.